bane neza. None se urumva Bibiliya iravuga ngo ni umuturanyi mwegeranye. Ntabwo ari umuturanyi uvanye kure, oya uriya mwegeranye. Nabibonye muri iri teraniro, ndabitegeka, ndabishyiraho, ndabihanura. Niba mutasuranaga, niba mutaramukanyaga n'uriya mwegeranye, iyi Pasika itume winjira mu rugo rw'umuturanyi wawe mwegeranye. Ababyumva muvuge amen. Mwegeranye mu busangire muri kumwe, kandi murye muhagaze mukwesa inkweto, kandi murye vuba vuba, muraza kurisha imboga zishaririye kugira Pasika ninde? Ni Kristo watambwe, mu muhamashyi niwe Pasika yacu. Yatambwe ku musaraba hariya, yemeye kujyayo kugira ngo atubere Pasika. Ubu tuvuga Pasika yacu ni Yesu Kristo watambwe, kandi Imana yamutangiye kugira ngo tubeho ubuzima butari mu icyaha. Muhe Yesu amashyi wemeye kwitanga. Turagushimiye ko muri cya gitondo kare kare, mu gihe babagore bari bazindutse kuza kugusiga ibihumura neza, baje bagasanga imvi irangaye, umubiri wawe ntawe ukirimo. Ibyari amarira byahindutse ibitwenge, ibyari urupfu wabihinduye ubuzima, ibyari bigutsikamiye n'ibyari bidutsikamiye byose wabirangije. Turagushimira ko iyo ariyo Pasika yacu, ko urupfu warushimbuje ubuzima, ko urubanza warushimbuje intsinzi, kandi ku byari kuzaduherana byose wabihinduye ubusa igihe twakwizeraga. Niyo mpamvu dusabye ngo muri uyu mwanya wongere uvugane n'ibyari bitsikamiye abantu bawe, wongere uvugane n'imigozi yari ibaboshye, wongere uvugane n'ibyabarizaga, wongere uvugane n'ibyari bibakerereje, ubihindure bibe bishya, kugira ngo Pasika yacu uyu munsi tuyakire kandi tuyinezererwe. Urakoze Mana, shyigikira umukozi wawe, shyigikira ijambo ryawe uyu mwanya wose Mana, tuwubonemo icyo buri wese akwiye cyatuma yumva cyamuhuje n'ubuzima watuzaniye. Tubisabye byose mu izina rya Yesu, amen. Egira ngo nongere mbasuhuze mu izina namwe mwarikeka. Izina tuvuga uwari urwaye agakira, izina tuvuga ingumba zikabyara, izina tuvuga imfubyi zikabona ababyeyi, izina tuvuga ibijumba n'ibishyimbo bikera, izina tuvuga tukagira amahoro n'umutekano, izina tuvuga abanyabyaha bagakizwa, izina tutajya tuvugira ubusa, ni izina rya Yesu. Mu muhamashyi menshi, yarazutse, ni muzima. Ashimwe cyane. Nari mvuze ngo ashimwe cyane. Amen. Tugiye kwiga Pasika yacu. Pasika yacu ni Yesu Kristo, nibwo butumwa nabazaniye. Turatangirira mu itangiriro igice cya 3, umurongo wa 21. Urukundo rw'Imana hano rurahambaye. Itangiriro 3:21 haravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Tuvuge amen. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo umuntu aba asanzwe yarasomye abizi, ariko hari n'ibintu Umwuka ahishura. Ngeze hano mu gitondo nibwo nahishuriwe uru rukundo rw'Imana, kuntu Imana yabonye yuko
umuntu wayo yaguye, umuntu wayo yakozwe n'isoni, umuntu wayo yakoze icyaha, ndetse kugeza naho adatinyuka kureba Imana. Yumvise imirindi yayo arihisha. Imana imubajije iti ese byakugendekeye bite? Ati numvise imirindi yawe ndihisha. Yari yakozwe n'isoni kubera icyaha. Icyaha ni kibi, icyaha gikoze isoni, icyaha gituma ubura kureba, gituma ubura ijambo, gituma ubura aho unyura. Ariko ndashima Imana yuko ikunda abanyabyaha. Imana ifata icyemezo, iremera. Iri jambo iremera narihishuriwe nicaye hariya mu buryo bugari bunini cyane. Iremera. Ni nayo mpamvu numva ubuhanuzi bwa mbere cyo nabahanurira mwese hatabuze n'umwe, Uwiteka kuremera ikigukwiye. Imana yacu irarema, ni design mwiza cyane. Iremera Adamu na Eva imyambaro y'impu, kuko Imana yaribonye yuko bakozwe n'isoni kubera icyaha. Iriya nyamaswa rero yiciwe muri Edeni bwa mbere ni ishusho ya Yesu wagombaga kuzadupfira ku musaraba i Golgotha. Iriya nyamaswa yapfuye. Kubwira ijambo rero, Imana imaze kurema uyu mwenda, kandi ndashima Imana. Ngiye kubibabwira muraza kubyumva cyane. Imana yaremeye Adamu na Eva imyambaro ibakwiriye. Ushobora kuba hari nka babiri babyumvise. Imyambaro imeze ite? Ibakwiriye. Ibakwiye bombi. Uriya muzi imibare Imana yakoze, yashatse inyamaswa ifite uruhu runini. Ndimo ndayitekereza, se Mana urawishe ikintu kingana gute kugira ngo uze kubona umwambaro ukwiye Adamu n'ukwiriye Eva. Irangije uruhu irarwandika ruruma, irangije irarurema mu mwenda, irangije ntiyawushyira hariya ngo ngaho rero ngubwo mwakozwe n'isoni ngo ngaho genda ufata umwenda wambare. Imana ishimwe kugira umutima mwiza. Ababyumvise munyitabe muti amen. Ntiyavuga ngo ngaho se genda wihute se dore uko kikanura ngo genda ufata umwenda wambare. Ndashima Imana kugira umutima mwiza. Irangije ifata umwanya wa kabiri iragenda ngo irabambika. Ndimo ndareba ifoto y'Imana irimo yambika Adamu, imubwira ngo gera hino nkwambike. Ndimo ndayireba irimo imwambika. Abantu barimo mubireba mugafashwa, muha Imana amashyi, muterana haleluya. Irabambika. Ibwira na Eva iti ngwino, igera hino, tegera hino, dore urakozwe n'isoni. Iti ngwino ngufashe, ngwino duhishe isoni z'ubwambure bwawe hatagira abantu bakure. Ngwino nkufubike. Imana ifata Eva nawe irafubika. Ndi gutekereza hano yahereye, ndi irafubika. Yowe Imana ishimwe. Ubuhanuzi buravuga ngo iki mw'iki gitondo, muri iki gitondo Imana ikurinde gukorwa n'isoni, Imana igufubike, kandi Imana ikubahishe. Ni ibintu bitatu. Ababyumvise munyitabe muti amen. Kurinde gukorwa n'isoni. Imana ireba aho wari usebye byari birangiye, izana umwenda ifubike. Byari birangiye we, byari wari uresebye. Ndashimira Imana kwigikiza ikimwaro. Ubwo ubuhanuzi bwa mbere. Bwa kabiri ni iminota 4. Murebe mu Kuva igice cya 12 n'umurongo wa 13. Nindangiza kuwusoma mwibwirize muvuge muti amen. Kuva 12 umurongo wa 13. Haravuga ngo ayo maraso azababera ikimenyetso mu mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso. Dore rya jambo riraje wi. Mufite Bibiliya mwazizanye? Mufite Bibiliya mwabaririmbyi mwe Goshene? Mufite ibyanditswe? Ubwo nzabona make
hazaba iki? Ko nimbona ayo maraso bizagenda bite? Nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzateza igihugu cya Egiputa. Muvuge muti amen. Iyi Pasika ni kubere ikimenyetso cy'uburinzi. Ubwo n'ubuhanuzi bwa kabiri. Uyu mwana w'intama wa Pasika Imana yategetse Abayisiraheli gukora. Uyu n'umunsi mukuru Imana yaremenye ubwayo, irangije iranavuga ati kandi uku kwezi kubereyemo Pasika, ubwo birahita binahinduka guhite kubabera imfura mu mezi yose. Ndashimira Imana ko igifata igihe cya kera ikagihindura, igahita ifata igihe gishyashya ikagitangiza. Pasika rero yatangije ibihe bishya, nkuko tuza no kubireba mu mwanya wundi uri imbere. Imana irababwira muri gahunda yayo, irababwira ngo umwana w'intama, muraza gufata umwana w'intama udafite inenge, kandi murebe umwana w'intama utaramara umwaka. Ndashimira Imana ko imenya n'inyama iryoha, ikamenya n'inyama nziza yoroshye utaramara umwaka. Kandi ndashimira Imana ko ari Imana izi protokole. Ibintu byo kuvuga ngo nanjye ngo mfite intama ngo ariko ngo nubwo ngo irengeje umwaka ngo twayirya, oya, Imana ibara n'amatariki. Ibintu by'Imana muzajye mubyubaha, mubikore mwitonze muri gahunda y'Imana, kuko Imana izi protokole. Imana izi gahunda n'ibintu byayo biba biteguye neza, ku mibare, ku gihe, ndetse no ku minota, byose bizi. Kandi inyamaswa uko zavukaga Imana yabaga izizi. Hagize uwibeshya akabaga umwana w'intama urengeje umwaka, icyo gitambo ntago cyagombaga kwemerwa. Imana ishimwe yuko yamenye iyabagwa iyo ariyo. Irangije ishyiraho gahunda y'ubusabane, iravuga ngo umuryango umwe uzarye uwo mwana w'intama cyangwa se w'ihene, kandi bawumare n'ibinono n'ibyo mu nda byose, kugira ngo rero mubishobore. Imana isanga kugira ngo bize kuryoha ari uko bawurya wokeje, akaburusheti kokeje. Irangije iti hashaka kuba hari abantu babyaye abana bake batamara umwana w'intama, abaturanyi bahereranye bazaze mu rugo rumwe bawurireyo bari kumwe. Muri iri teraniro abicaye hano hasi n'abicaye yari hejuru, dore mwabaye benshi cyane, nzamuye iki kiganza kugira ngo Imana izakumpera abaturanyi muhuje umutima. Pasika yabereyeho kugira ngo abo duturanye tubane neza. None se urumva Bibiliya iravuga ngo ni umuturanyi mwegeranye, ntabwo ari umuturanyi uvanye kure, oya, uriya mwegeranye. Nabibonye muri iri teraniro, ndabitegeka, ndabishyiraho, ndabihanura. Niba mutasuranaga, niba mutaramukanyaga n'uriya mwegeranye, iyi Pasika itume winjira mu rugo rw'umuturanyi wawe mwegeranye. Ababyumva muvuge amen. Mwegeranye mu busangire muri kumwe, kandi murye muhagaze mukwesa inkweto, kandi murye vuba vuba. Muraza kurisha imboga zishaririye kugira ngo mbereke yuko hari ibibazo muzahura nabyo, ariko ibyo nabyo zagenda mbibarinda. Imana ihabwe icyubahiro. Amaraso rero uko mubagwa umwana w'intama, amaraso muyasiga ku nkomanizo z'umuryango. Aho niho nshaka. Marayika urimbura azaca ku mazu y'Abayisiraheli, aho azabona amaraso azajya banyuraho, ntago azirirwa baza ngo hari bande, ngo harimo bande. Nabona amaraso azakomeza. Muri iri teraniro marayika gushyiraho ikimenyetso cy'uburinzi. Haleluya, haleluya. Oya, navuze haleluya ebyiri zifatanye. Haleluya, haleluya. Baravuga ngo amen, amen. Haleluya, haleluya.
ndaje dukora ibirori itorero ry'Imana nababonye we muri beza. Ikibazo mwe ntimujya mumenya ibyabaye ruguru. Ubu muzi ibintu biri ruguru, ntago mubizi mama pre. Ntago mwe mujya mumenya ibintu biri ruguru iriya. Hejuru huzuye. Dore gukomana. Imana izambabarire basi umushumba ajya ababwira ngo ngwino uhagarare hano harebe gato. Murebe ibintu biri hano sejemo. Huba Imana yimeze iti. Mana ubundi utubona hano wowe wumva umeze uti. Ahubwo muzantu twavuye. Abicaye hariya ruguru kubera ikimenyetso cy'amaraso Imana yashyize ku mazu yacu, marayika nahagera ntabwo azinjiramo. Icyo kizaba ari ikimenyetso kivuga ngo ntawe ugipfuye. Kubw'ibyo mutere haleluya bo hasi bavuge amen. Gatatu, muhimana amashyi bihuriramo. Ubuhanuzi buravuga ngo ikimenyetso cy'uburinzi nikiboneke kuri wowe, umurimbuzi akunyureho, umukiza yinjire muri wowe, amaraso ya Yesu akugaragareho, uwashakaga kukuroga akunyureho, uwashakaga kukwicira umugabo akunyureho, uwashakaga kukugirira umwana igicucu akunyureho, ibibi byose biguhushe. Umwaka 2025 no kubera umwaka w'umugisha. Iyi Pasika ni kubere ikimenyetso cyo kurindwa. Marayika witeka nagushyira ikimenyetso, hanyuma umurimbuzi naza atambuke. Va kuri liste y'abarimbuka ujye kuri liste y'abajya mu ijuru. Mwabyumvise. Igisoza ubuhanuzi bwa gatatu buri mu rwandiko Paulo yandikiye abakorino igice cya 5 n'umurongo umwe gusa. Mu minota nihaye ngewe ubu hasigaye iminota 2. Ugora ngo mwari muzi ko ntinda, hasigaye 2. Nimutagera vuba muraba mutuma nsigaje 3. Mumbwire ngo twahageze. Kira ngo dakoresha 3. Haravuga ngo iki? Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera. Uyu musemburo wa kera sigo murabyumva? Ubu n'uburyarya na za kamere na ya mirimo ya kamere n'ibyaha. Ubwo rero nimara gusoma ngo mwiyezeho umusemburo wa kera, ubwo murasubiza muti yego. Nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya. Mwongere muti yego. Mube mutakirimo umusemburo wa kera. Koko kuko akantu nakavumbuye uyu munsi. Nabivumbuye uyu munsi. Nese mwari mwabinyumvana mwebwe? Mwari mwabinyumvana? Koko kuko. Sibwo bwa mbere se? Mu biterane twahuriyemo mwari mwabinyumvana? Koko kuko. Iyo kuko muzi ariyo kuko soma wumve. Vuga cyane. Ese ntago musoma? Koko kuko. Kuko iki? Kuko Pasika yacu yatambwe ari wende? Kuko koko kuko. Kuko Pasika yacu yatambwe ari wende? Pasika ninde? Ni Kristo watambwe mu muhamashini we Pasika yacu. Yatambwe ku musaraba hariya yemeye kujyayo kugira ngo atubere Pasika. Ubu tuvuga Pasika yacu ni Yesu Kristo watambwe, kandi Imana yamutangiye kugira ngo tubeho ubuzima butari mu icyaha. Muhe Yesu amashyi wemeye kwitanga ku bwacu, ashimwe cyane kandi ashyirwe hejuru.
hano rero haravuga ngo iki? Imbaraga ziri mu muzuko wa Yesu, izo mbaraga nizigaragare mu buzima bwawe. Pawulo yandikiye Abaefeso arababwira ngo Imana yazuye Yesu Kristo yikoresheje imbaraga zikomeye. Izo mbaraga kandi ngo niziha Imana iha abera. Imana igaragaze mu buzima bwawe, imbaraga zazuye Yesu zigaragare mu buzima bwawe. Bigaragare ko umwami wiyizeye afite ubutware bwose. Subiramo ngo ubutware bwose, ubushobozi bwose, imbaraga zose, ubwami bwose, ibyo bintu byose Yesu ari hejuru. Ntihagira ikintu na kimwe kijya hejuru y'ubuzima bwawe, ahubwo Yesu aze agushyire hejuru ibyendaga kukwica. Umwami Yesu akuzura uhagarare mu butware bwa Yesu. Mbasabiye kuba mu butware bwa Yesu muri iki giterane. Nahishuriwe ikintu kigiye kuba nonaha. Ku musaraba habaye ikintu gikomeye, gikomeye. Umwami Yesu ari ku musaraba yacunze abantu bamubaye bugufi. Uyu mwanya ngiye kubasabira umugisha kuko mwabaye bugufi. Abantu babaye bugufi. Mu bantu bari bugufi rero harimo nyina Mariya, yari ari kumwe n'abandi ba mama. Haza na Yohana. Ngo kuko bari bugufi. Yohana 19:26 na 27. Ngo kuko bari bugufi. Nimutekereze Yesu ari ku musaraba avuga ijambo kugira ngo uryumve. Mwibuke yuko yababaye ari mwarira, ariko avuga ijambo uwaryumva nuwegereye hafi. Nk'uwivugisha ngo uwegereye hafi. Iyo uri kure ntiwabyumva, ariko kuko bari begereye hafi, Yesu yubuye amaso arebye hasi abona Mariya. Arangije ahita abona Yohana, ati ngiye kubihindura. Nubundi uriya mu mama gahinda bamo ndakazi, nuriya mwana gahinda bamo ndakazi. Ngiye kurema famiye nshyashya. Muri iri teraniro ngiye guhanura ikintu gikomeye. Imana ikumere famiye nshyashya, ikora umuryango udasanzwe. Yesu ahita abwira nyina, aramubwira ngo mubyeyi, dore umwana, nawe mwana dore umubyeyi. Kandi Yohana yari asanganywe mama we, kandi Mariya nawe yari afite abandi bana. Ariko ku musaraba Yesu yadukoreye imiryango idasanzwe. Ku musaraba Yesu yakoze ikintu gikomeye. Muri iri teraniro gukorera ikintu kigutungure, ubupfubyi ubuvemo, umwami Yesu aguha umuryango. Niba ubayeho mu buzima bugoye, umwami Yesu aguha ahantu waruhukira. Ibanga nuko muba bugufi. Icyo nsorezaho rero, yavuye mu ijuru aza mu isi, ava mu isi ajya ikuzimu, arazuka azindutse ku cyumweru mu gitondo. Amaze kuzuka yiyereka abigishwa be, arasezera, arababwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Icyo gihe muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudeya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Arangije kuvuga ijambo isi ahita azamuka bakimureba. Abamarayika baraza bati Yesu bakuwemo, azagaruka atyo nk'uko mumubonye agenda. Ubu tuvugana ariteguye kuza gutwara umugeni. Mbese mwareka tugasenga tugasaba Imana kwezwa? Nimuhaguruke dusaba Imana kwitegura kugaruka kwa Yesu. Imana nibaha umugisha, tumwitegure ubazagaruka ejo bundi. Abera mwese nimuhumirize, dutekereze kuri Yesu, dutekereze ku murimo w'Igorogota. Ndagira ngo nsabe, niba hari umuntu wumva yaha ubuzima bwe Yesu kuri iyi Pasika, niba hari umuntu wumva yakizwa kuri iyi Pasika, niba hari umuntu wumva yasaba Imana imbabazi ari inyuma y'itorero, wenda warishingiye, wakoze ibyaha byangwa n'itorero byangwa n'ijambo ry'Imana, ukavuga uti uyu munsi nanjye ndakizwa, ngira n'ubumwe n'Imana, wazamura ikiganza aho uri maze nkamenya ko hari, nkaguhamagara tukagusengera by'umwihariko. Imana iguhe umugisha. Niba uhari urazamura, ndabona bahari. Imana ishimwe cyane. Ayo mashyi mwayagira menshi kuko abantu bemeye kwihana ari benshi. Nasaba rero abashumba bakaza hano, hanyuma namwe nkabahamagara bashaka kwihana, ukabereka aho mupfukama maze tukabasengera. Uyu mwami utanga amahoro namwe akabaha agakiza, uyu mwami uruhura namwe akabaruhura. Wari wajurira ariko uhuye n'umwami uhoza amarira, wari waje wumva ibyiringiro byatakaye, none umwami Yesu murahuye. Ndashima Yesu ko akibabarira we. Ayiwe, uno mugabo yemeye gukizwa, birashimishije cyane.
duhe Imana amashyi menshi menshi. Dore mbonye na mushiki wanjye yaje, nawe tumwakire. Ngwino nawe ukizwe. Duhe Imana amashyi menshi, rega nababonye benshi bashaka agakiza. Ayiwe, nahariya hejuru nababonye, nawe nari nakubumuze tubasengere. Dore mbonye undi we, ngwino nawe tugusengere. Ubu no guha Imana amashyi murabyanze. Muha Imana amashyi, dore we birane. Ayiwe, dore ibintu byiza we. Dore Pasika rero murayimenye. Pasika ni Yesu. Pasika muyakire n'ukwakira ijambo ry'Imana. Nakubonye turakurindira, uzane n'uwo mwana uteruye. Umwami Yesu arakubabarira, n'uwo mwana murinde. Ngwino upfukame, haleluya. Ngwino upfukame, Yesu akubabarire. Nakubonye, ngwino. Dore nguyu uwo navugaga n'uyu. Zana n'uwo mwana mupfukamane hariya. Umwami Yesu arakugirire neza, uratahana ubugingo buhoraho. Yesu kibabarira, Yesu aracyababarira. mu muhamashyi, Yesu aracyaruhura. Pasika ngiyi n'ukwakira Yesu. Pawulo aravuga ngo mwiyezeho umusemburo wa kera, mube irobe rishya. Robe rishasha. Senga Imana mushumba, aba bantu b'Imana mubere kuwiteka. Musamure ibiganza hejuru. Muravuga muti, Mwami Yesu wapfuye ujya ku musaraba ku bwacu. Uyu munsi dusobanukiwe ko ari twe waziraga, none amaraso yatweze, duhindutse kuba abana bawe. Udukize icyaha kugira ngo natwe tuzajye mu ijuru. Uduhe imbaraga zo kureka ikibi cyose, kandi udukize umusemburo wa kera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Data, turagushimiye. Iyi ni Pasika tubonye, kuko ijambo ryawe ritureka yuko Pasika ku Bayuda kwari kuva mu Egiputa bagana i Kanani. Uru rugendo bakoze turagushimiye. Bari kuva mu buretwa binjira mu mudendezo wawe. Aba babonye Pasika yawe, turagushimiye. Itorero ryose turagushimiye kubw'aba ngaba babonetse uyu munsi. Urakoze Kristo kuko bababariye, urakoze Kristo kuko bejesha amaraso yawe, kandi nabo ikimenyetso cyawe kibagendeho, kigaragare no ku mazu yabo no ku miryango yabo, kuko bemeye kukwakira ku munsi wa Pasika. Urakoze kubyumvishe, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Mubafashe, wasanga harimo n'ushaka kwatura. Mubagira inama, mwari banyoborera ahantu mukurikire, mubafashe bature. Baramuzi ko gukizwa rukwatura. Mubahakanye bature, basaba Imana imbabazi, irabababarira. Abantu mumva ko Imana yabababarira muri hano, muhe Imana amashyi n'inyembabazi. Tugiye gusenga, muzamura ibiganza dusenge. Twature ko Pasika yacu yabonetse ari we Yesu Kristo. Kandi Imana ikurinde, Imana igukize isoni, Imana izane umwambaro iwudode iwukuremere kandi ugukwiye. Imana kandi igushyiraho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Kandi Imana iguhereza ikintu gikenewe kuko wageze bugufi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose kuri bose igihe cyose, Imana nyamana, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Duhishuriwe ijambo rikomeye ko Pasika yacu yabonetse, Pasika yacu yaratambwe, Pasika yacu turayifite, Pasika turayimenye. Pasika ni Yesu Kristo watambwe. Haleluya, ushimwe cyane, turanezerewe. Uyu mwanya turasenze ngo
ruriya rukundo rw'Imana rugaragara ku bagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Uru rukundo rw'Imana nirutudodere agakanzu kadukwiriye. Hayiwe Mana we, icyemezo ni wowe wagifashe, uravuga ngo uyu mwana wanjye akozwe n'isoni, nanjye ndemera nica itungo ndikureho uruhu, shaka umwenda ukwiriye Adamu n'ukwiriye Eva. Kandi Imana ntiyatuma marayika, ahubwo ubwayo irazira biyambikira. Reka muri iki giterane ureba aba bantu bateranye, buri wese umudodere umwenda umukwiriye. Reke gukorwa n'isoni. Nirukanye imigambi ya Satani muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Kandi ndasabye ngo ikimenyetso cy'amaraso kitugaragareho. Ugira imiryango urema. Hari abari bihebye, imfubyi, bari babuze ababyeyi kubw'iyi Pasika. Ba Yohana bashakira ababyeyi, kandi ba Mariya nabo bahuza n'aba Yohana. Kora operasiyo y'ijuru, umurimo w'igorogota nugaragare muri iki giterane. Twongere kubona urukundo rw'abana b'Imana. Tugukomeye amashuri abiremye kandi urabikoze. Cyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina, amina, amina.